Hose TV turi kumwe nawe. Iyo ngiyo niyo tsindi afana. Abantu biyubashye bazinywagize inzoga baciye. Harimo twiyubashyemo gake gake. Boni Seven yari inzoga ya Rwanda rwa Gisesekasi cya gicupa kirekire. Ni abantu batarati kizere ariko bataranagera. Jiribis imwe nini ntabwo isanga ku meza y'abantu bazaso. Magic moment. Ngo leta yararangaye n'abaturage mwanga gushishoza ngo mutabimwe bari bihombe bagakinga. Ibi bitwereka ko FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. Buretse gato nyiri umupfu n'ufata hanuka hano makani. Ibi ntago turi muri shamura. Uyu munsi umuturage yanywaga ibintu FDA yavuze ko nta kibazo bifite. Uyu munsi umuturage yanywaga ibintu byahawe S-Mark na RSB. Umuturage uyu munsi urimo uramubwira ngo ntago yashishoje. Wese ubutaha nawe nuze kumuha amabwiriza akakubwira ati mpakanya nje gushishoza. Umuturage ni wa mbere ugomba kubyanga agatanga amakuru aho biri, nihagira n'ugerageza kubyimura bikura muri depo ashaka ngo kubishyira mu nzu iturwamo, ntaho urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zihejwe igihe cyose hakekwa ko hari ibintu bigize ibyaha. No mu cyumba cyawe twageramo no munsi y'igitanda ntaho wahisha. Si ngombwa rero kujya muri ibyo, ntihagire ugushuka ngo mbikira ibi bintu ngo ugwe mu cyaha cyo guhisha no kubika ibintu runaka. Kaza marikeri zirimo n'izindi nzoga zitandukanye zangizeho ingaruka nyinshi cyane. Nyijima yarashize, ibihaha byarashize, hose inyama zo mu nda, izi nzoga zarabijambije. Umve neza, niba u Rwanda ruvuze yuko ibi biyoga byica ari bibi ku buzima bw'abantu, bakavuga yuko bo babizivanye ku isoko, ntabwo izo nzoga zasubizwa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu gihe hano zadekarawe nk'uburozi ngo abandi bazikonsome. Waba uri mu gukangurira abandi kwica abandi. Ntongeye kubaha ikaze aho muri hose mwe mwese mudahwema gutega amatwi no kurikira Hose TV. Nkumiza kubwira ngo niba utarakanda subscribe yikande kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. So rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ko by'umwihariko ku kibazo kimaze iminsi kikuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se mu rwego rwo guca inzoga zitujuje ubuziranenge, aho Rwanda FDA yabigizemo uruhare rukomeye cyane, aho hakuwe ku isoko ibinyobwa byinshi cyane, amoko menshi cyane, United Gin, Ngufu n'izindi nyinshi zari zimenyerewe cyangwa se zisanzwe zizwi nk'ibyuma. Hafunzwe inganda nyinshi zirenga 108 ndetse haracyanafungwa n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Hafunzwe benshi, mbese iyi dosiye yaje kuba igera kure cyane. So rero ibyo ntago byari bikiri ikibazo, ahubwo byaje kuba ikibazo ubwo hazagamo kesi yo kumena inzoga zindi ariko zivuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byaje kuba bitangira nyuma yaho inzoga za Gibris ziva muri Kenya n'izindi zigiye zitandukanye zaje kuba zimenwa nazo cyangwa se ziracibwa. Ubu nazo ziri guhigwa bukware nyuma yuko zasigaye za Kiwingu, Gibris n'izindi gin zigiye zitandukanye zaziri ku isoko ryo mu Rwanda, ariko ubu zikaba zatangiye kumenwa. N'ibindi byinshi rero byagiye bimenwa, ama ethanol nayo yagiye amenwa kandi yaragifunze. Abenshi bakegisiza bavuga ngo ese iyo bazemerera zigasubizwa iyo zaturutse. Mbese ni byinshi cyane tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ikisabwa rero no kutajya kure cyangwa se ukande subscribe. So rero reka duhere kuri itangazo rya KBS cyangwa se ikigo gishinzwe ubuziranenge muri Kenya. Ubyumve neza ni nka RSSB yo mu Rwanda, cyangwa se uyifate kifite ukwikora nka FDA cyangwa se nishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa hariya mu gihugu cya Kenya. Rero yaje kuba isubiza ku cyemezo cya Rwanda FDA cyo guhagarika by'agateganyo inzoga 5 zo muri Kenya. Umutwe w'inkuru rero KBS cyangwa se itangazo yaje kuba yandika avuga ko KBS ivuga ko inzoga zayo zujuje ubuziranenge nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyangwa se cya Rwanda FDA cyo kuzihagarika ku isoko ry'u Rwanda. Ikigo gishinzwe ubuziranenge muri Kenya KBS cyangwa se KBS cyatangaje ko inzoga 5 zakorewe muri Kenya ziherutse guhagarikwa by'agateganyo n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe ibiribwa n'imiti cyangwa se ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA, zujuje ibisabwa n'amategeko ya Kenya ndetse n'ibipimo byemewe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Iri tangazo ryasohotse kuri 11 Kanama 2026
rikurikira irya Rwanda FDA ryo kuwa 5 Kanama 2026 ryahagaritse ikwirakwizwa ry'izo nzoga mu Rwanda. Iby'ingenzi rero byatangajwe na KBS nuko KBS ivuga ko yakoze isuzuma ryimbitse ririmo kugenzura inyandiko zitangwa ry'ibyemezo kugenzura inyandiko zitangwa ry'ibyemezo by'ubuziranenge, gusuzuma raporo zigenzura, mbese iyo ku ruhande rwayo ivuga ko inzoga zasokaga mu gihugu zimaje gupimwa kandi ko zuje standard nk'uko twabivuze ruguru, zuko zuje standard yo kuba zacuruzwa ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se ikizwi nka Eastern African Community cyangwa se EAC, bavuga ko zujuje ibisabwa n'amategeko ya Kenya ndetse n'ibipimo byemewe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. So rero nyuma y'ubwo bugenzuzi KBS ivuga ko yakoze, nta kibazo cyabonetse ku nzoga zose uko ari 5 ndetse ko zujuje ibisabwa ku rwego rw'ibigize ibinyobwa. Urugero rwa metanolo, urugero rwa alcohol, uburyo zipfunditsemo cyangwa uburyo zipfunyitsemo, ndetse n'ibirango byazo, inzoga bavuga bo bemeza ko ziri kuri standard yo kuba zacuruzwa muri East African Community cyangwa se mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo birumvikana ko rero bo bavuga ko nta mpamvu nimwe bumva ko u Rwanda rushobora kuba rwafashe umwanzuro wo gutesha agaciro nk'uko bo babivuga inzoga cyangwa se inzoga zabo zavaga muri Kenya zigacuruzwa mu Rwanda. Inzoga zivugwa rero ntizihe, harimo Kenya King Gin, Safari Gin, Avalon, na Sweet Belly Portable Spirit na Gilbis Gin. So izi rero nizo nzoga 5 bivugwa ko zaciwe cyangwa se zahagaritswe ku isoko ryo mu Rwanda. Nkwibutse ko FDA yasohoye iri tangazo ryo kuzihagarika tariki 5 Kanama 2026 mu gihe iki kigo cy'ushinzwe ubuziranenge muri Kenya cyo cya KBS cyo cyasohoye iri tangazo ryamagana ibyo Rwanda FDA yakoze tariki 11 Kanama 2026. Yego, KBS ivuga kandi ko yatangiye ibiganiro bya tekinike na Rwanda FDA ndetse n'inzego z'ubuziranenge zo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo impande zombi zumvikane hashingiwe ku bipimo bya siyansi. Iki kibazo nikigarukira ku kuba Kenya ivuga ko ibicuruzwa byayo byujuje ubuziranenge cyangwa se u Rwanda rwarabihagaritse, ahubwo kigaragaza uburyo ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba bishobora kugera ku myanzuro itandukanye ku gicuruzwa kimwe nubwo byose bikoresha ibipimo bihuriweho bya EAC. KBS cyangwa se ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu cya Kenya ishimangira ko yakurikije ibipimo bya EAC ndetse ikanemeza ko inganda zakoze izi nzoga zakomeje kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge. Ku rundi ruhande Rwanda FDA yafashe icyemezo cyo guhagarika izi nzoga by'agateganyo. Kugeza ubu KBS ntiratangaza ko uko yabonye ibisobanuro bya tekinike byatanzwe na Rwanda FDA. Hano KBS yavuze ko bakiri mu biganiro, yirinze kuba yatangaza ibyavuye muri ibyo biganiro bya tekinike bivugwa ko byakozwe kugira ngo harebwe ko ibyo bisubizo bya siyanse, aho bavuga ko bisobanura impamvu nyamukuru cyangwa se babonye ibaruwa ya Rwanda FDA yabisobanura impamvu nyamukuru y'icyo cyemezo, ahubwo ivuga ko ibiganiro bigikomeje, ntabwo muri make haravamo umwanzuro hagati y'aba bombi. Bo bavuga ko ibiganiro bishobora kuba bigiye gutangira cyangwa se bikaba byanatangiye kuko nta mwanzuro urasohoka. Ibi bisobanuye ko ikibazo kitararangira, ahubwo inzego zombi zigikomeje kugenzura no kuganira. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba si ubwa mbere habayeho kutumvikana ku mabwiriza y'ibicuruzwa cyangwa se ku buziranenge. So no mu myaka yagiye itambuka cyangwa se mu myaka yashize u Rwanda rwigeze no guhagarika amavuta y'ubunyobwa amwe yavaga muri Kenya mu gihe iperereza ryakomezaga nyuma y'uko habaye impungenge ku bwiza bwayo
cyangwa se ku bwiza bw'ibyo bicuruzwa. So ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ubwa mbere bibayeho, bikunze kubaho n'ubundi. Hari igihe kimwe njya murabizi ababyibuka, u Rwanda n'ubundi rwigeze guhagarika amavuta y'ubunyobwa cyangwa se azwi nka peanut butter. Aya ngaya nayo akaba yarahagaritswe ku isoko ryo mu Rwanda, akaba yaravaga hariya mu gihugu cya Kenya. Muri rusange kandi Rwanda FDA isanzwe ikoresha gahunda yo guhamagaza cyangwa se guhagarika ibicuruzwa igihe hagaragaye impungenge ku mutekano wabyo, yaba ibiribwa, imiti cyangwa se ibindi bicuruzwa, mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage b'u Rwanda nk'uko ibifite mu nshingano. Ku ruhande rw'u Rwanda, RSB cyangwa se Rwanda Standard Board ndetse na Rwanda FDA nazo zisanzwe zitanga ibyemezo by'ubuziranenge ku bicuruzwa byemewe kandi zigakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryabyo ku isoko. Iki kibazo gishobora kugira ingaruka ku bucuruzi bwo mu karere, by'umwihariko rero hagati y'u Rwanda na Kenya hakaba hazamo umwuka mubi bitewe n'ibiza gukurikira iri tangazo. Iri tangazo ntabwo riramara amasaha 24 risohotse, ni ukuvuga ngo nyine ryasohotse n'undi kuri uyu munsi turiho. So rero urumva ko nyuma y'iri tangazo hashobora kuza gukurikiraho ibindi biganiro, hari n'abavuga ko bashobora kujya mu manza se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero nukomeza tukabitegereza tukareba uko biri buze kugenda. Kugeza ubu icyemezo cya Rwanda FDA cyo guhagarika izi nzoga kiracyubahirizwa mu Rwanda, mu gihe KBS yo ikomeje gushimangira ko ibicuruzwa byayo byujuje ubuziranenge. Icyitezwe ubu cyangwa se icyitezwe ubu ngubu ni ibisubizo bizava mu biganiro hagati y'inzego z'ibihugu byombi n'inzego za EAC, ari nabyo bizatanga umurongo ku hazaza hizi nzoga ku isoko ry'u Rwanda n'irya Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. So ni naha rero dusoreje ikiganiro twabateguriye, nuko nkuko nyine twabateguriye ku busesenguzi bw'iki kibazo kibiri kubera mu karere. Ikigo cy'ubuziranenge muri Tanzania aho cyasohoye itangazo nyine cyamagana icyemezo cya Rwanda FDA cyo gutesha agaciro no gukura ku isoko inzoga zikorerwa muri Kenya, harimo Kenya King Gin, Safari Gin, Avalon, Sweet Berry Portable Spirit na Gibris Gin. So n'izindi rero zigiye zitandukanye. Ngaye nguko rero n'ibindi byinshi turaza gukomeza kugenda tubiganiraho. Ni kuri Host TV, turi kumwe nawe, ni Anacre, turacyari kumwe kandi tuzakomeza no kubana. Mwubitse ku gahunda yacu ni ikiganiro mu gitondo na nimugoroba. Igitondo ni 9:00 na nimugoroba ni 9:30, hanyuma tugakomeza kuba updated, tugakomeza kubona amakuru agezweho kandi ku gihe. Ni Anacre nk'ibisanzwe rero. Ciao ciao. Host TV turi kumwe nawe.